ukiva amageragere ibyana byose bishaka kukwikubitaho gashanga mfatse ngo nanjye nari narababaye iricyari kitakunze tuzi ibyana yakembye ni ukuvuga ngo njyewe amahirwe nanagize navuye hariya ntahita njya ku murongo kabisa ubundi sinari gukira abantu ahubwo amahirwe ni uko nyine hari abantu bakuri hafi bameze nk'aho baguha security nini cyane naho ubundi rwose pe erega mani didi njyewe wowe ntabwo ariko dumba pazo yaje yarakijijwe arenda no kujya abwiriza iPhone wagiye iPhone 17 yarasohotse usohoka ari ikiriho ndabangutse kabisa urabangutse nshasha dufite kandi muri seriya z'umujeni nagezemo hariya arambaza ngo ageze iPhone kangahe urabeshya bro uragiye ukagaruka waragiye kuri iPhone 13 ukagaruka kuri iPhone 17 regaye nahise murabura wase murabura ko hagezweho iyihe ese mbwa ko hagezeho 17 ubeshya ukubagara ariko byo dumba ni imana bro ni imana kabisa urumva bitandukanye n'ibya titi yagiye amazemo imyaka ibiri ubutabera bwo mu Rwanda bwo nabwemeye hari abantu bajya bavuga ngo bafungwa barengana n'ibiki kugira ngo uzarengane bro kugira ngo uzarengane uvuga ngo wafunzwe ngo urengana bro icyo njye ntabwo ibyo bintu byemera funga hari amakosa bari mu miburanire yawe ndumva uzi ko hari abantu bajya kuburana hari abantu bajya kuburana nyine icyaha cyabo urumva nako nta cyaha sibyo ahubwo mu buryo bateguyemo kuburana bagakora ibyaha kabisa ugasanga ibyo bintu urabizize ngo jama ko yashizemo Godfather yashizemo urabizi zamuraho rwa god ko yarari Godfather se ko yarari kurya inkoko ngewe nanjye ndi kurya indi nkoko Godfather yaramo gucisha umutwe Godfather yarambaze shanda mwumva ariko mana yanjye Godfather se yarakubaze oya Godfather ko cyakugiye nacyo Godfather arahindagurika ibyo byo ndabizi Godfather yarakuriye inyuma kabisa kuva wafunga Godfather ahantu agera ahagarara Let's go Godfather. What's up, big man? Fresh, what's up? Pole sana bana. Ari maji. Bro, murega mwiza ukuri. Umuntu uzakwanga azakwifuriza gereza. Wallahi. Bro. Aya. Mani, umusatsi wawe ukuyeho? Kabisa. Ariko ndasa neza my guy. Ndasa neza kabisa. Wowe umeze fresh kabisa. Iyi ni boarding ya Uganda n'uyizi se agasatsi kaba gasoka. Umeze fresh ahari se biti. Ndashimana kabisa. Wagarutse mu Rwanda? Ndahari. Man, you're welcome back. Thank you so much my brother. Abahungu bawe Dimani yakuryamyeho Dumba akakuryamaho Dumba akamubwira ati ko Godfather Pazo ndamuzi umwana mwiza reka nkwereke God Pazo afite uburere bwanjye ngira ni ukuvuga ko Pazo njye naramuhamagaraga akaba abizi neza ko ngiye kumurenganya ku bintu bavuze ko akandagirira akambwira ati Dumba ibyo bintu sinabikora urumva akambwira ati ibyo bintu sinabikora mbese yabaga ari nk'umuntu nka kwa kundi wahamagara umubyeyi wawe yaguhamagara niko twabaga tumeze mu gikari ariko noneho nkahita numva bigenze hanze nkahita numva ngo kandi noneho twagambanye mu bibe noneho nkavuga ati ibiganiro naganiye na Pazo ko byari bimeze
ko byari bimeze ukundi. Noneho se ngewe tujye tuganira bitari kuri call. Oya. Ubundi n'ubundi umuntu arahamagara umuntu akitaba akahita avugana n'umuntu. Ntabwo njyewe tujya twandikirana biraho. Kereka iyo video niyo nabonye itigwamo ba. We. Ariko wabuze n'uburyo umuvugisha nyuma yo kugura iriya video yo kujya kwitanga. Yara ofete nasanze missed call izo ebyiri murimo voice note murimo na video wanyohereje. Ugiyewe buriya reka nze mubwire ukuntu Pazo buriya yafata umwanya rimwe na rimwe navuganye n'umwanya muremure before yuko afungwa. Ansobanurira biriya bintu. Thank you so much, Minister. Nasanze missed call ngiye kumuhamagara de ku muhungu yigendeye kera. Bro, ira video nayiguhaye mani nira voice note. Sumvize ko ira voice note nayo ndi gufunga. Amafunga studio. Oya, nayo ndi gufunga inzu yanjye ko nagiye mu rugo naguhaye video njya mu rugo ndakaraba maze gukaraba akavura kari kugura umva n'imodoka nari nayisize ruguru kuri studio. Man, vuga ati ntabwo nasiga mu rugo ko mu gipangu habagamo abantu bandi bafite imodoka ntaza kubangama banamfunze. Man, I was like ready to go there. Wari witeguye kabisa nagenda bahita bahamagara tumujene twishakiraga turamubonye. Nyine akazi karakorwa. Naho ubundi raporo baguhaye Pazo ntabwo niyakirishamo umuntu njyewe nanga akarengane brother. Uko ibyo navuga guhari nibyo navuze sizireba barabikubwiye ngo uyu Dumba arahari. Abantu bose bararaka baravuga turi gushirishamo abandi bana ndavuga nti wapi nkeneye ubutabera bwa yampano. Urumva nyuma haza guturika ibindi ngira ngo barabikubwiye. Bro ndaturitsa ariko nzazaga mushimaho ntabwo bikunda tu. Yakuye hano nahise Nyamwaka arasohoka. Ntabwo barakanaga kubagana cyane. Urahindura idini? Arasigaye pasteur. Wasenze ihe Mana mo hariye wabaye? Yo yabaye Arasigaye pasteur wasenze Imana y'abakristo man. Nigga wahinduye idini. Wasenze Imana y'abakristo kabisa. Nahise Nyamwaka. Musumese bamukubita. Niko Dumba. Muri uyu mwaka niki cyagushimishije niyo nkuru yagushimishije nko kuvuga inkuru yanshimishije suragira ngo si iyi ngiyi. Nta yindi nkuru yagushimishije bro. Nta yindi nkuru yanshimishije. Inkuru ya Pazo yaragushimishije urumva. Ariko Godfather nayo nababwije ukuri n'ukuri. No urumva Pazo birabiboro bya birimo amayobera urumva cyane ariko umuntu arimo kubeshya kwinshi ariko uzi umuntu kwitendeka we akaza akabishimangira akavuga ati umuntu n'uyu nyishe uruko icyo kintu nguyu yantumyeho abantu ko nintabikora ari buze kubishyira hanze akabivuga gutyo akaba ni bane namutumyeho mani karukunda cyane bamuje no Dumba bisi twatanu Dumba ni nabambwiye ati mwihorere igendere ngo abantu bamutumyeho babiri ushaka amafaranga so anyway ntari mpamvu yo kugira ngo amaze kuba umwere no kubivugaho nta bintu byadanje urimo kumva ariko umuntu kuza guterura ikintu kirangiyewe namukarabye nkimara kubona video zindi nubwo no kugeza amasaha kubivugaho byagaragara wenda nkaho ari gushaka kuvuguruza ubutabera cyangwa guhangana nabwo ariko n'izina ry'Imana yampano ngewe nkimara gukora investigation yanjye nkavumbura n'amavideo n'amafoto y'ibyo yakoreye kwa Bamporiki nkaza nkabishyira hanze nkabyoherereza RIB ntibamufunge. Nasubiye mu magiye mujya kubwira abantu ngo batapinge screen ndabyihorera gusa narenza wiki anyway biba ari birebire gusa njye ndashima Imana njyewe Imana ikintu nasengeraga
umunsi ku wundi ko njye narasengaga cyane. Oya se. Nta nubwo Imana njye nayisengaga nyibwira ngo nsohora hano. Narabibwira ati Imana icyo wangeneye kizana vuba vuba kabisa. Kurura kuzi. Niba ari umuntu wahaye ibihe bibi kurusha uwafunze ni Dumba. Ariko yanga Dumba yararwanye musa. Dumba yararwanye. Yamushyize mu bihe bibi. Ntabwo byari byoroshye. Nyuma byamushyize mu bihe bibi. Ubundi ibintu biba bigoye. Icyamubabaje biriya bintu byose yari abizi noneho nawe abyisangamo kuko hari abantu nyine bakoresha abandi amafuti kandi bitagomba. Hari akantu mwari muvuzeho nije muvugaho k'abanyamakuru bataba bari unprofessional. Umunyamakuru agiye ku rukiko yaraje adukura umutima aravuga ati Dumba umuntu bita Punditi naramwemeraga ariko yaraduha amakuru atariyo. Wese ko ativuze ko nawe bari kumushyira mu majwi kandi yari ari muri cyber report. Oya. Nawe yari ari muri cyber report. Umuhamba yaraje adukura umutima ati Godfather wavuzwe. Godfather uri mu bantu bakiriye video yihawe na Wansabye video mu kwezi kwa ndavuga nuko njye nihagazeho Dumba ariko buri hara naravuze nagiye kwirukanka kujya kureba ndimo. Nawe wari urimo. Ni ukuvuga ngo mu bintu byagaragaye njye nagaragaye ko nta kintu nigeze mvuga kuri biriya bintu kuva mu kwezi kwa gatandatu. Turabizi nka incece sinongeye kubivuga cya gihe ndi hafi gufungwa ari Dumba nawe umamagaye ati ngwino ubwiza abantu kuri live ya Godfather. Urabyibuka rya joro. Noneho ikintu bakoze bahise baravuze ati bagomba kureba communication yanjye iri hagati yawe nanjye na Dumba ke John na Yampano. Man, kubw'amahire Dumba cyber report yose yarayibonye 100% yaranshinjuraga 100%. Ariko ibindi byo sinzi aho byavuye. Njye navuganye na uriya mugabo yarampamagaye kuko uko magiye nyimara kubibona narabyamaganye uriya mujene arampamagara arambwira ati ende turwangaba abantu babiri inyuma nguyu Pazo nta wundi muntu niwe. Bro ntabwo reka nkora ubuvugizi reka maramagana ibi bintu. Ntabwo nabonye ko riri ari hano. Hello Riri na Miracle arahari. Ntabwo namubonye. Hi, how are you? Umeze neza. Umeze neza. Imana ishimwe yuko warekuwe. Imana ishimwe cyane. Wampaye amakuru y'umushu wanjye. Ngaho rero. Ameze neza ni ukuri. Ameze neza. Ubushize nibwo yari ari kumbwira ngo wanze kuza kuko adahari. Ariko ameze neza tunamusabira. Ariko nawe arya neza se basi ntacyo avuze byose bimeze neza. Urabizi Jihad bari hejuru. Cyane kabisa. Ubundi hariya usibye kuba umuntu nyine abafunze cyane cyane niba ufite ubushobozi ubayeho neza kabisa. Niyo mpamvu ubundi dutangiye ino live nabwiraga abantu ngo bajye bita ku bantu babo bari hariya. Umuntu wese waba uzi uri hariya y'umusura ukagira icyo umufasha bimwongerera icyizere, bimwongerera nyine no gukomera no kubaho neza hariya muri buriya buzima. Usibye kumusura ariko making sure yuko kabisa. Njye n'ejo nzajyayo kuko n'ejo nzajyayo kuko baba visite kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Nzajya kubareba kabisa. Nzahurize umutiyambi. Nzamusuhuza. Cyakoza Godfather. Sorry, Mama la Miracle. Pazo nyewe nagiye kumusura arambwira ati Didima rero niba utagaruka kunsura ariko byibura man ukajya ureba uburyo wanyoreza udufaranga. Njyewe narasohotse nageze mu modoka ngendarira tu ndavuga nti se man umukobwa yanyereka ko akomeye turaganira tu nkabona ari cool nkabona nta kibazo wumva afite imbaraga. Noneho twajya gutandukana rero agatangira kumbwira utuntu numva two kwiheba iki genda ndabireba. Didi kora ntago ari ukwiheba. Ni ukuvuga ngo iyo ugezemo hariya wakira ibintu byose ukavuga ngo icyaha nkurikiranyweho gihanwa n'ibi bihano. Ibi bihano ndamutse mbihawe ubwo
niyo myaka nyine nzamaramo, cyangwa se bigabanywe cyangwa se bisubikwe cyangwa se ngirwe umwere. Nibyo bintu uri kuba rero uriyakira ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwikomeza cyane. Niyo mpamvu wabonaga nkomeye kandi ngewe urabizi mani ndakomeye cyane mu kuri. Ikindi cyo nabwe abantu barimo kuza hano ukajya kumva ngo se ngo wambwiye ngo amakuru ngo ya Papi Nesta, gerageza ugereyo umusure rimwe, sibyo? Nimba ufite ibyo 5,000 aguhe kode yiwe n'amazina ye, umushyirire ibyo 5 hari arabikeneye byatara. Ayo mafaranga arayakeneye, akeneye kuyakoreshereza mu hamwe imbere bro. Yewe umuntu wese ukeneye gutuma ku bantu be hariya kabisa, kubera ko njye nabayeyo nihaye umukoro wo kuzajya njyayo kabisa, byibura nka 2 mu kwezi byaba bihagije, nareba abantu. Nabo gusa bari n'abandi tuziranye basanzwe tutari tuzi ko bafunze dusanga. N'ukuri ariko ngo toxic aba yibereye kuri tiri ya basket arimo aradankinga. Toxic aba ameze neza yikinira basket, ari kuri ku masite ya televiziyo yirebera imiziki ibiki. Niyo muntu nabonye utarigeze yitekerezaho cyane. Ubundi abajene b'ikigihe nta nubwo bitekerezaho cyane, cyetse wa muntu nyine ucika intege vuba. Akubira toxic icya murega ni kinini cyane ra. Ni kinini ariko buriya mani. Ni kinini ariko bagici na imini bacyambuye uburemere. Ni kinini ariko ntago ariko bushake. Ntabwo buri icyaha cyane uzaburiya ntuzafite amahirwe yo gusohoka toxic no kurusha barabajene bandi. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo ubutabera mani nabwo burareba, ukavuga ati uyu muntu icyaha kimeze gutya cyakozwe gutya, nabo ni abantu bakagenekera. Urumva kiriya cyaha ahantu byari kumugora baza gusanga yamini yatsinze byari kuba bibi. None rero ngo aka kanimero kari hejuru ngo byimeze bite? Aka kanimero oya niko bimeze akatekerezo ni kazima. Nimero na akapazo mani ababishoboye rwose kugira kamwe gira ikintu akapazo no kumugurira sosoma na kinaziyo mu Bugesera. Iyi nimero icamo uretse ko nta musatsi afite urumva, mu maso arabyibushye, nta kibazo cyo mu maso. Pazo ni wa muntu twabaga turi kumwe ahantu hose urumva, nyine ubona wagira ngo kijya no muri gym, nyine afite akaboko afite iki mani, ariko akaboko ko karagiye sha. Thank you so much. Hano uburyo abashaka kunyumvisha ngo yakoraga ngo gym, ngo ngewe ngo nahoraga ngo muri tize, ngo ngewe ntabwo ashaka akaboko kakoraga, ashaka akaboko kakoraga gym ngashaka akaboko kakoraga gym nkakabura, urumva harabuze neza urumva. Ariko byo gusa nta nubwo yashizemo umurara mani, umurara yari mwinshi gusa, wari mwinshi ntabwo igihe cyo gushiramo cyari kitaragera. The owner ni umwe mu bantu Pazo, The owner ni umwe mu bantu navuga ngo bari bakwiteze tu, ni umwe mu bantu bavuga ati umusaza ngenda mushaka basi mubwire ngo welcome back kabisa. Ariko sinzi ashobora kuba ari mu kazi kw'imyotungura byabaye ikibazo. Urabona kabisa amboni simucike. So guys, ubwo rero ndashaka mumfashe to blessing Pazo, tumwakire yongeye yagarutse urumva, kandi abantu bashyize muri request hano urumva, tugenda tuzamura wenda umuntu yagira icyo amubwira. Ndabona request ari nyinshi cyane. Ese Godfa mu bihandoringa gute mufite request zingana gutya? Umanura bamwe ukazamura abandi. Ugashaka nawe moderator b'impuguke. Urabamanura ukabazamura ariko kubera habari mu Rwanda iwa. Reka tubanze twumve Faxman. Umva Pazo. Rero ngo nge ndaza kukuvugisha sibyo? Nta kibazo Godfather. Ndaza kukuvugisha, ndabizi abantu baraje baguhereza raporo z'uko nabaze. Ariko uraniwe Godfather, ntabwo ngiye mba netremeze nk'indaya matimba, buri muntu wese araza akakimuha. Ntabwo nyuma ngiyewe njyana n'ukuri ngira ngo abantu benshi barandakarira
ndabizi abantu bari kuri side yawe kuko narababaze pe n'aba jihadi kavuga nti abo bantu niba ibyo bintu barabikoze bagahemukira undi muntu kuriya abambwe. Ariko bro umunsi navumbuye amabi ya mpano yose naraje ndambika hasi isi iramumenya urumva niki cyaha by the way njyewe n'impamvu ntekereza bari abatipe bafunzwe na Kejera bakamukatira ari hanze akajya gufungwa ntabwo bari gufokasinga kuri kiriya cyaha cya ya mpano ahubwo bashatse kubanaho inkubiri y'ibi bintu turi kumwe ntabwo ndabyihisha ikibazo cya ya mpano umuntu ugomba kukizira ni ya mpano niwe nabira biboro n'ubwo ribu isubiye inyuma bagasubira mu mizi bakajya gukora investigation bazasanga uko yasakaje ibingibi byafatiye kwa Bamporiki ejo bundi adashobora no gutinya ko ari gukorwa investigation hari abantu bafunze kubera we bari guhita bamufata bakamufunga ariko uko bashaka gucaho zino nkubiri ntegereza no guhagarika bino bintu hari abantu bagomba kuba intangarugero ntekereza ko ariyo mpamvu bafunze bano bajene.